Hari aho ugera bitewe n'ubuzima urimo cyangwa se ubayemo, ukibaza iki kibazo: sinzi icyo nakora mu buzima bwanjye, cyangwa se sinzi icyo gukora mu buzima. Wigeze kubyiyumvamo? Ese wigeze kugira gushidikanya ku bitekerezo byiza cyangwa se inzira nziza wari ugiye kunyuramo? Ndakubwiza ukuri ko igisubizo cyawe kiri hano. Ushobora kugira gushidikanya, ushobora kugira igitekerezo cyiza, bikarangira ucogoye, bikarangira ubivuyemo. Confusion cyangwa se gushidikanya si ugutsindwa. Tangirana n'icyo ushoboye buhoro buhoro. Gerageza ibyo bintu bishya ubonye, iyo nzira nshya ushatse kunyuramo. Gerageza, no kwizera ufite ntabwo bizakunanira gukomeza icyo gitekerezo cyangwa se gukomeza iyo nzira wahisemo. Yesaya 30:21 hatubwira gute? Haravuga ngo, kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa se ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti, iyi niyo nzira, mube ariyo mukomeza. Bitewe no kwizera ufite Imana, kuko ari ifite umwanzuro ku buzima bwawe, kuko ari nayo igushoboza kugira icyo ukora, kugira amahitamo meza, gushyira ubwoba, niyo izabigushobozamo byose. Rero wicika intege utaragerageza. Inzira igaragara iyo utangiye kuyinyuramo.